Bimwe mu bibazo bigaragazwa n'abakoze ishoramari ry'amahoteli ku nkengero z'ikiyaga cya Ruhondo mu murenge wa Gashaki nuko nta muhanda ugera ku kiyaga uva kuri kaburimbo bafite, ndetse no kuba batemererwa gukoresha inkengero z'ikiyaga mu gukurura ba mukerarugendo. Dufite umuhanda utari mwiza ku buryo umuntu utekereza kuza kuri Ruhondo Beach Resort afite imodokari ngufiya bimugora, kubera nta fibre boutique tuyibona iduhenze. Iyo tuyifashe nta fibre boutique tugira, nacyo ni ikintu kitugoye kubona. Internet iraduhenda cyane. Ngiye ubwanjye maze kwishura abakiriya batatu bari barakoze reservation hano muri kino gihe cy'imvura ishize, baraje bageze mu muhanda hagati baranyerera, bamwe bararanzira. Iyo ni imbogamizi igaragaza isura mbi y'ubukerarugendo cyane bukorerwa hano kuri Twin Lakes. Abakerarugendo akenshi iyo umuntu agiye ku mazi nyine yumva ko yatacinga, ntabwo yumva ko yareba a distance, ariko iyo bigeze kuri biyaga bya Ruhondo personnellement hano wanjye rema iraza ikaduca amafaranga ikavuga ibyo twakoze ntitubyemerewe, ariko ntibanatubwire n'ibyo tugomba gukora naho bemera. Kugeza ubu muri uyu murenge wa Gashaki na Remera bikora ku kiyaga cya Ruhondo hari amahoteli abiri, iya Ruhondo Beach Resort ndetse na My Hills Eco Lodge, ndetse n'ikigo cy'abihayimana gicumbikira abasura aka gace. Abafite izi hoteli bifuza ko bashakirwa umuti kuri ibyo bibazo, bikaba byatuma n'abasura iki kiyaga biyongera bigateza imbere ako gace. Natwe abadukoreye ubuvugizi tukaba twagira amahirwe yo kubona internet mu buryo bworoshe, kuko marketing yacu nini tuyikorera mu buryo bwa internet. Abanyamahanga badusura kubera ko urumva n'ahantu h'ubukerarugendo, abanyamahanga badusura bakoresha uburyo bwa internet, so ni ngombwa ko twaba dufite internet. Twasabaga ubuvugizi mu kigo cya Rema kikadushiriraho ibisabwa kugira ngo tubyuzuze natwe tubone ubukoresha buffer zone n'aya mazi nayo abantu ba enjoying. Vice Perezida w'inteko ishinga amategeko ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma Honorable Mukabagwiza yabijeje ko ibyo bibazo bibangamiye ubukerarugendo bagiye kubiganiraho n'inzego zibishinzwe bigashakirwa ibisubizo. Ibyo byose rero ni bigaragaza ko aka karere ndetse n'iyi mirenge yombi twabashije kugeramo ari uwa Remera ari n'uwa Gashaki, ibikorwa by'ubukerarugendo byatezwe imbere ndetse byakomeza no kugazana amadovize y'igihugu birahari, ndetse no kubabera abavugizi mu byo bashobora kuba bafite nk'imbogamizi uwo muhanda. Ariko ikindi batugaragarije ni buffer zone, hari ibyo batweretse tuzaganira n'inzego ko ahagaragara buffer zone za metero 50 bagomba kubahiriza. Gute batubwiye ko hari ibibazo mu bijyanye no kurengera ibidukikije, ari ikibazo bose bakomeza baduha, tuzaganira n'inzego kugira ngo turebe niki cyemewe niki kitemewe, ni ibiki bafashwamo kugira ngo ubwo bwiza bw'ahantu bukomeze bugaragare neza. Abadepite muri Musanze basuye kandi na koperative Kogwimu ifite uruganda rukora ifu ya kawunga. Mu murenge wa Gashaki hari abandi bashoramari basaga 30 bamaze kugura ubutaka ku nkengero z'ikiyaga cya Ruhondo bagitegereje ko bahabwa ibyangombwa byo kubaka. Ari Muhirwa mu karere ka Musanze.